Abatura b'ekyaro kya Kashenyi omugombora yabirero mu district y'Isingiro nibagira ngo enjura y'umuyaga n'ihunga etandikire kugwa nka harishayi 11 z'omwebazyo yasigaye ashisha ebintu byabo. Government mbwenu yekabire kize kareba akacwekaka ekatunga kakwe kahwero abo kuba bazo mu nzara y'amani nkondo kureba bazo mu nzara y'amani kandi babire bariyo mu nzara yo musana hati twazo mu nzara yo yenzura hati yenzura na yetu etukosize munonga hati turambe nini tangireza kuza kura mporisinti cyarwa factory mpora kiri kwizera cumwe cikwiza speed mpora cyayiza cumwe cyayetera cumwe kunuye nyuma kuza kuruga kunuya kuza kukomisho sanje cyo factory wiro umwe n'ibintu bena byarigiro byagwire kunu kosi tube twendenzura kandi nko kutugifunire konko mbwire bwa nyumwazi yo musanki 10 mwaho 12 enjura niko izire yagwa konka yasise ibintu byinshi. Abatura abantu bagira ngo enjura y'umuyaga niye banduze kugwa mu cyanga cyabo bwa nyuma y'imyeze n'abari guterwa umushana. Hano reba nkento cyezo kuziri factory kwesize kwegera roofing yoneka jenaga kunuya hansi really n'ikintu ekikosize na most business men namuna n'abatuzi konka tusima ruhangangu tine mutaferiremo wade bintu bisiskire konka tine mutafiri so izo nazo nembabazi abakugombye ubuhango bw'insi nubaraburangwa enjura nkeze zitandikire nazija kubeza kabi ahabwa abantu kongera kushisha ibyo bahangwa. Saba cyamane rero si wanu kuko nanagambire nawe ahandika bona baferirwe bintu byabo abireta biteko mu office ya district derito aba district tubitware abichkwasiraho aba office ya prime minister batuyambe baturetere ibyo kuriyo. Gashakweriya Sorotugusa.